ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi turaje kugira ngo tukugezeho abantu batatu muri ubu buzima utazigera utaha umwanya wawe ushaka kubagira inama. Niba ubona ari ngombwa kanda subscribe, niba ubona atari ngombwa nanone ikomereze bro, nabirenze. Umuntu wa mbere utazigera ugira inama ni umuntu uri mu rukundo. Buriya ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu uri mu rukundo nubwo wamufatiraho imbunda, ibyo waba umubwira byose kabone nubwo byaba ari ibintu biri buze kumugirira akamaro, ntago yabyumva. Ntuzigere uta umwanya wawe rero ngo urashaka kugira umuntu inama kandi ubizi neza ko uwo muntu ari mu rukundo. Umuntu uri mu rukundo aba abona ibintu byose ari byiza. Iyo umugiriye inama rero mushobora no kurakaranya mukaba n'abanzi, kubera ko ababona ahubwo ushaka kumusenyera ujye umureka. Undi muntu wa kabiri utazigera utaho umwanya wawe ni umuntu ufite amafaranga. Ubwo ni ukuvuga ngo ba bantu b'abakire bafite ibiceri ntuzigere ubagira inama, ujye ubareka bakora ibyo bashaka, kubera ko iyo umuntu afite amafaranga ibyo umubwiye byose ntabwo abyumva. Undi muntu wa gatatu ari nawe wa nyuma utazigera utaha umwanya wawe umugira inama ni umuntu winjiwe cyane n'idini. Ubwo ndavuga ba bantu binjiwe cyane n'ibintu by'imyizerere. Ntuzigere umutaho umwanya wawe kabisa ngo uri kumugira inama, ujye umureka akore ibyo akunze, kubera ko uriya muntu biba byararangije kumwinjira mu maraso. Ujye umureka kabisa yicomokera akora ibyo ashaka. So reka mbashimire kuba mwabanye natwe. Niba ari bwo bwa mbere ubonye Buhuru Boy TV kanda subscribe, kandi niba waranayikanze thanks bro, uri umuntu wa danje. Twongere duhure mu bindi biganiro by'ubutaha.